birurabagirana nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Hanyuma numva ijwi rimbwira riti dore ihema ry'Imana n'abantu bayo izanagura amarira yose ku maso yabo abo yatoranije. Kandi icyitwa gupfa cyangwa kubabara byose nshuti yanjye bizaba bishize. Izanagura amarira yose ku maso yabo abo yatoranije. Kandi icyitwa gupfa cyangwa kubabara byose nshuti yanjye bizaba bishize. Tekereza bera twese tuzamuwe dusezera ku isi mbi y'imiruho. Ngahibaze rero umunsi tugezeyo dutembera nayo n'abamarayika. Ibyiza amaso yacu n'amatwi atarigera yumva nibyo umwami Imana yaduteguriye. Byambabaza cyane ndetse byashavuza ndamutse ngezeyo wowe sinkubone. Izanagura amarira yose ku maso yabo abo yatoranije. Kandi icyitwa gupfa cyangwa kubabara byose nshuti yanjye bizaba bishize. Izanagura amarira yose ku maso yabo abo yatoranije. Kandi icyitwa gupfa cyangwa kubabara byose nshuti yanjye bizaba bishize. Nta kizadutandukanya nk'isi nshya tuzahora duhimbaza umwami Imana. Abera bazaturuka impande zose baje gusanganira umwami Yesu. Kandi wumve ko ibyo byose tuvuga ari ukugenekereza birarenze cyane uko twe tubivuga. Barahirwa bazasanganira Yesu nibo bazanagurwa amarira. Izanagura amarira yose ku maso yabo abo yatoranije. Kandi icyitwa gupfa cyangwa kubabara byose nshuti yanjye bizaba bishize. Izanagura amarira yose ku maso yabo
maso yabo abo yatoranije, kandi cyitwa gupfa cyangwa kubabara byose nshuti